twajyaga twicara mu nkambi bakatubeshya ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta n'ahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Impunzi z'Abanyarwanda bakiri mu buhungiro iyo bagize amahirwe yo kugera mu Rwanda batangazwa cyane n'uburyo bakirwa. Ufite umuryango noneho yishimira kongera kubona nyuma y'imyaka 22. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira na Fidele waturutse muri Cameroon nyuma y'imyaka 22, akaba yarishimiye kubona umubyeyi we akiriho kandi yishimiye nuko bamwakiriye. Ikaze mu kiganiro cyacu. Fidele Nzamurambaho ni umwe mu mpunzi z'Abanyarwanda baturutse mu gihugu cya Cameroon aza gusura u Rwanda. Ni nyuma y'imyaka 22 yari amaze mu buhungiro, dore ko yahunze muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Fidele Nzamurambaho yagize amahirwe yo gusura umubyeyi we Kamonyo Fidele utuye mu murenge wa Shyira ho mu karere ka Musanze. Avuga ko byamunejeje bikamurenga, akarizwa n'ibyishimo gusanga umubyeyi we akiriho. Bari bishimiye kongera kumbona kandi nanjye nari nishimye. Ntabwo twashoboye kuvugana, ahubwo ni ibyishimo birenze amarira. Ni abaturanye nabo nabishimiye, banyakiriye neza rwose, baje bampobera bansanga, n'abatari banzi bose bavugaga bati umwana wo kwanaka yaje, nuko bakaza bakansuhuza nta kibazo. Nsubiranyeyo ibyishimo kuko nongeye kubona igihugu cyanjye. Hari hashize imyaka 22 ntakibona. Papa wa Fidele, Kamonyo Fidele, ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 70. Umusaza yavuze ko yumvaga ari inzozi ubwo yumvaga umwana wamuhamagaye amubwira ko yageze mu Rwanda kandi ko azamusura. Nyamara bikishije leta y'u Rwanda yakabije inzozi, yongera kumubona nyuma y'imyaka 22. Cya Jenoside nyine duhunga, ubwo we yahunze uko yagiye ukwe nanjye ngenda ukwanjye, ubwo ntitwongera kubona, kuko urumva ko aho ari mu buhungiro ntabwo ari iwabo, kandi hano nubwo njyewe nshaje ariko tumeze neza, amahoro arahari, tumeze neza. Yaba rwose bazaga uyu nguyu niwe dutuma, niwe ntumwa, agomba kubabwira uko u Rwanda rumeze, nyine uko yasanze tumeze, amahoro uko yasanze. Na ubundi rwose turifuza ko baza tukabana. Nzamurambaho Fidele yanagize amahirwe yo gusura ibice bitandukanye by'igihugu, yirebera n'amaso y'aho u Rwanda rugeze. Aravuga muri make uko yabibonye. Ni heza, barubatse, ndabona u Rwanda rwarateye imbere cyane ko rumaze imyaka 20 ruvuye mu intambara yarushenye rwose ku buryo bwagaragaraga, ariko naje nsanga harubakitse, hameze neza. Hari aho nabonye banyeretse bubakiye abantu batahutse, bafite amazu meza, barabatuje rwose nta kibazo. N'abandi nabajije bambwiye yuko hari porogaramu y'igihugu yakira abantu, ko n'udafite aho aba, do kuvuga yuko wenda nk'umurenge w'iwabo atawibuka, cyangwa wenda nta handi hantu yari afite, yari asanzwe atuye, bakamwubakira. Bambwiye ko bamuha, hari n'imfashanyo bagenda babaha, abandi bakabigisha imyuga ku buryo nyuma yaho bashobora kwirwanaho mu buzima. Rwose ibyo ndabishima cyane, ntako bisa. Njye mbona u Rwanda ahubwo rugiye gutera imbere kurusha biriya bihugu by'amahanga. Fidele Nzamurambaho yanabashije kubonana n'umuryango w'umugabo we utuye muri Pfunda mu murenge wa Nyamyumba ho mu karere ka Rubavu. Nabo bamwakiranye urugwiro, bafata umwanya wo kumubwira gahunda za leta zabafashije kwiteza imbere. Abonye ko Kigali yari imeze uko yayisize siko ayisanze, asanze amazure kadatari iki, sinyine ari ahantu hagaragara, ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Twageze kuri byinshi tutashobora no gusobanura, kuko hari zagira n'uyu ni mukuru wanjye, buriya niyo mfura y'iwacu, afata VUP, abana be bize kuri VUP,
urumva icyo ni icyambere tugomba kurata kuko rwose leta yaramufashije abana babiri kugira ngo bige kandi we yarihirwa na VUP. Ibyo u Rwanda rwagezeho ni byinshi, dore imihanda, uyu si umuhanda bari gukora hariya niho tujya kuvoma, ariko mbere twavomaga iriya pfunda n'amashanyarazi. N'iyi nzu njye wayiyubaka umugabo wanjye yapfuye mfite inzu y'amategura, ariko kubera imiyoborere myiza rero nageze ngura ibati, ndi mu nzu y'ibati. Ni ukuvuga ngo rero bose ibyo twagezeho ni byinshi pe. Umubyeyi wacu ahubwo arakaramba aragahoraho, ndashaka imbunzi hanze, ni muze rwose muhunguke mudusange, musange u Rwanda rwanyu, musange imiyoborere myiza. Rwose kuba mbonye umuvandimwe wanjye ni ukuri biranejeje, yemwe n'Imana yo hejuru mbese niyibizi uko nibinejeje. Ngimara kumva ko yageze mu Rwanda byaranejeje cyane, ko naratekereje ndi arareba ibyiza by'u Rwanda, arebe imbere, asubiza amaso inyuma yavuye, biramukumbuza kugira ute ngo atahe. Uyu mushyitsi waje rero ni muramukazi wanjye, atunzwe na murumuna wanjye w'umuherezi. Nishimye cyane, urabona umuntu wari narabuze nkamubonye, ubundi kuva nishimye cyane. Arakiringu miroda arashaje, ubonye kwishimba cyane, mbese ndabona uko nabivuga. Mbese nge ndumva byandenze pe, ndumvaga ari nk'ibitangaza, ni inshuro nyinshi nabyifuje. Ubundi namubonaga mu mafoto bakamumbwira kuri Facebook, nkamwandikira nawe akanyandikira, bikantera amatsiko n'urukumbuzi rwo kuba namubona. Njye nk'urubyiruko nyine nkurikije ibyiza nka leta yacu iri kutugezaho muri iyi minsi, navuga nk'uburyo ki irimo kuduteza imbere muri iyi minsi, nko kuvuga nk'urubyiruko inguzanyo bari kudereza kugira ngo twiyubake dukoresheje amaboko yacu. Ikindi navuga ni twebwe nyine bari guharira iterambere ryose, kandi bakatubwira ko turi n'imbaraga z'igihugu muri iki gihe, kandi natwe twareba tukabona ari byo. Nyuma yo kubona uburyo yakiriwe mu Rwanda, haba ku ruhande rw'abavandimwe be ndetse n'abandi bantu yahuye nabo, Nzamurambaho Fidela yavuze ko byamuhamirije amakuru yumvaga ataka u Rwanda, bikazanamworohereza gufata icyemezo cyo kureka ubuhunzi. Numvaga bavuga ko hameze neza, hateye imbere, hubakitse, hari cyane cyane ku byerekeranye n'isuku. Abakamerune baza gukina hano, abaza kuhasura baraza bakabivuga. Byo nabiteganyije kuva kera gutahuka kuko ni igihugu cyanjye, ariko byampaye imbaraga zirushijeho kuko nasanze hameze neza. Bamwe mu bakiri impunzi bumva ko baramutse banatahutse umuntu wese yajya babonamo ubuhunzi cyangwa aho banyuze bakabaka ibyangombwa. Nyamara mu Rwanda buri wese abarangajwe imbere no kwiteza imbere, nta mwanya wo kwiga kuri mugenzi we. Ibyo Fidela we ngo yabibereye umugabo wo kubihamya, kuko yiyemeje no kuzatangaza amakuru ku byo yabonye ku Rwanda, dore ko ngo yanagenze ahantu hatandukanye kandi ari wenyine, akibonera ko nta wamuhutaje. Ubutumwa njyanye nuko nzashaka kumenya ku gihugu cye, nzamubwira ibyo nabonye. Ahari nakwifuriza abandi nabo bari kumwe nanjye ko bagira iyo chance yo kuza nabo bakareba igihugu cyabo. Abamaze gutahuka bamaze ubwoba bakiri impunzi, bababwira bimwe mu byo bafashijwe na leta y'u Rwanda. Nitwa Mukamana Joseline, nkaba naraturutse mu gihugu cya Kongo, nahungutse 2013. Nigera hano mu Rwanda baranyakiriye, bamfashije muri serivisi zose. Cyambere bampaye imbuto yo guhinga y'ibirayi, ubundi bamitungo, bandihira mituweli, ubundi mwe n'ibyo ntago byaciriye aho ngaho. Ubuzima bwarakomeje gukomeza kudutekerezaho, batwubakira n'amazu. Ubu ufite inzu nziza rwose pe, irasobanutse, banshira ikigega cy'amazi, ni inzu nziza, irimo dushe, irimo na toyi, ubu nta kibazo. Abanyarwanda nabo bakomeza kugira inama bakiri mu buhungiro kureka ubuhunzi. Abavandimwe ba Fidela nabo bahaye ubutumwa bakiri mu buhungiro, cyane cyane abagize umuryango wabo, babashishikariza kuza gufatanya nabo kubaka urwababyaye, cyane ko baniteguye kubibafashamo.
icyo namubwira namushishikariza gutaha agacyura abana. Impamvu yataha, ibigo by'amashuri barabyaguye, abana bariga, hari abiga batariha, hariho iterambere rikataje. Twebwe turi tayari kumwakira rwose, turi tayari kumwakira, tuzamwakira ibyo azadusanga nibyo tuzamusangiza amahoro. Hari ibishyimbo bireze, imirima, ibiki n'inka n'iki, nguyu nda muntu utazorora. Ariko mugende muri gushimira uriya mubyeyi, urabona kugira ngo baviriye muri Cameroon bazino n'ibindi bihambaye, baza burundu nyine tukabana nk'umuryango wuzuye. Icyo nabafasha ni ukubagezaho batabibwiwe n'abandi, nkanjye nkafata iya mbere nkababwira ibyiza amaze kugeraho. Nk'ubu ngubu ndangije amashuri 6 yisumbuye, murabona ko nta kibazo mfite. Nabo bakaza tukifatanya, nkabafasha wenda mu kwiga, nkabagira inama y'ibyo bazakora, tukifatanya tukihangira imirimo. Ubu ngubu mfite imyuga myinshi nkora amasaro y'ibinigi, ubu maze no kumenya, ndi kwiga no kudekora no gukora amagato mu bukwe. Ni ukuvuga ngo ibyo byose twabifatanya nkabibigisha, byatubyarira inyungu nyinshi cyane, tukiyubaka nk'urubyiruko kandi tukesha n'agaciro, tukirengagiza ibyo amateka byabaye, kuko ntekereza ko ari nabyo byatumye bagenda. Ubu ngubu hari aho twavuye, hari n'aho twagiye, kubera imiyoborere myiza iriho ubu ngubu, ubuyobozi bwiza, buri wese yibonamo nta kibazo. Abakiri mu buhungiro bo bagombye kumva ko ibyo bababwira bababeshya ko ari ukubabeshya koko, ngo hari ngo ndaterambere rihari, ngo ndaki ubundi hari ibintu byiza, ngo nta mahoro ahari, kandi amahoro ahari. Nibaze mu gihugu cyacu. Ngiye cyo namufasha, urumva ni murumuna wanjye, dufite isambu, namureka gahinga, tukamuhaka ibyo dufite, tukamwereka mbese ukuntu yabaho nawe, kuko urumva nawe azi gukora, nawe agomba gukora. Iyo bazahonga bahana mbata mfite niga ngiye uri kumbona, mfite niga ndaho rwose ngenda ndi umuntu umugabo usobanutse cyane, ndaho ndi umukene, namara ku byo mfite kandi akabaho. Impunzi z'Abanyarwanda zifashwa gusura u Rwanda muri gahunda yiswe Come and See and Tell, bivuze ngo ino urebe maze ugenda utangaze. Iyi gahunda ibigamije kubafasha kubona aho u Rwanda rugeze mu kubaka amahoro, umutekano n'ubwiyunge ndetse no mu iterambere. Nyuma yaho basubira mu bihugu bibacumbikiye kugira ngo batangarize abasigayeyo ukuri biboneye ku Rwanda, dore ko abenshi bumva ibihuha by'uko mu Rwanda nta byiza bihari, ko ngo nuhageze bamwica. Tubibutse ko icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi rusange ku mpunzi z'Abanyarwanda bahunze hagati y'umwaka w'1959 n'uw'1998 cyatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 2013. Abakiri mu buhungiro batarafata icyemezo bakamenyeshwa ko bitarenze impera z'uyu mwaka wa 2016, ni ukuvuga tariki 31 Ukuboza 2016, aribwo bazahitamo gutahuka ku bushake, bazafashwa kubonerwa itike ibacyura. Naho bitarenze tariki 31 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017, akaba aribwo sitatu rusange y'ubuhunzi ku mpunzi z'Abanyarwanda izarangira. Ibyo bivuze ko nta munyarwanda wahunze hagati ya 59 na 98 uzaba kitwa impunzi. Mu byemezo bitatu rero bagomba gufata harimo gutahuka mu gihugu, gufata ibyangombwa nk'Abanyarwanda ariko bakaguma mu bihugu bahungiyemo, cyangwa se gusaba ubuhunzi umuntu ku giti cye mu gihe yumva afite impamvu zifatika zatuma b'impunzi. Haramutse rero hari uwo tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2017 igereyeho atarafata icyemezo, ubwo ntiyaba gifatwa nk'impunzi muri HCR. Bivuze ko nta kurengerwa na HCR cyangwa gufashwa nayo. Icyo gihe kandi igihugu atuyemo kiba cyemerewe kumwirukana nk'umuntu uba mu gihugu atagira ibyangombwa. Kubw'iyo mpamvu rero abakiri mu buhungiro baragirwa inama yo gufata icyemezo hakiri kare. Abifuza gutahuka bagatahuka, kuko Abanyarwanda biteguye kubakira, kandi ari na gahunda bashyiriweho zo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe no kwiteza imbere. Turabashimiye mubonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye ko Abanyarwanda bakiri impunzi mu bihugu bitandukanye, iyo batagize amahirwe yo kubona u Rwanda ntabwo bamenye ibyiza byarwo, ariko ugize amahirwe yo kurwinjiramo akareba uburyo bamwakiriye n'urugwiro, akabonana n'umuryango we, ndetse akaba yabona n'ibikorwa bigenda bikorerwa cyane cyane abatahuka, yivugira ko ibyo bimuhaye imbaraga zo gufata icyemezo, yaba gutahuka cyangwa se gusaba ibyangombwa, akaba mu bihugu yari atuyemo ariko atakitwa impunzi. Nta mpamvu yo kwitwa impunzi umuntu yarahunze igihe cya jenoside, igihe cy'umutekano muke mu Rwanda, kandi nyamara ubu ngubu ibyo bitakiharangwa. Abakiri mu buhungiro rero bakaba bashishikarizwa
kureka ubuhunzi, dore ko n'icyemezo cy'ubuhunzi rusange cyakuweho kandi kizarangira gushyirwa mu bikorwa tariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.